abantu bamenya aho yagiye, naho ari muri ya masamba arubakisha amazu ari nako ahingisha imyaka y'amoko yose. Byose bimaze gutungana, ashaka inzoga ajya kureba Mukanyamurya abana. Ageze yasanga yamerewe nabi cyane kubera umubabaro n'agahinda kenshi. Yarageze gupfusha urwa wenyine, agakubitaho no gupfakarira muri iryo shyamba mu ikoraniro ry'inyamaswa z'amoko yose, asigaye atakigira kivurira. Yari asigaye yicuza icyatumye yemera gushaka mu nyamaswa, yifuza icyamukura kikamugeza mu bantu. Nuko Nyangufi akihagera aramusuhuza, undi amusubiza impuhwe zibaze n'agahinda, ariko ntiyamenya Nyangufi na gato. Yabaye akimubona atekereza ati ubanza yaba wo mu muryango wanjye, abo wamenye ibyago nagize none akaba aje kundeba. Byose mubera urujijo kuko yaravuye iwabo akiri muto cyane. Ibyatina Nyangufi aza kumwibwira neza, nuko amutekereza ibyamubayeho byose na bakuru be, ukuntu uwo mubyeyi yabagiriye neza akabacumbikira, n'ibyaje kuba byose aho umugabo we atahukiye. Aza kugera ku rupfu rw'umugabo we